Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uwiteka abagirire neza aho muri hose kandi mukomeze mugubwe neza. Turacyari ku nyigisho y'isengesho, tumaze iminsi twiga isengesho, imfunguzo zifungura isengesho ryacu rikabasha kumvikana ku Mana. Turacyari rero ku isengesho kandi nta nubwo turivaho vuba, ahubwo turakiga ku isengesho, ku gusenga nk'ikiganiro tugirana n'umuremyi wacu na data wo mu ijuru Uwiteka, ikiganiro cyejejwe kandi navuga ngo kirihori, kidakinishwa, kitakorwa uko kiboneye. Kuri uyu munsi rero, mbere y'uko tureba ibice bigize isengesho, nifuje y'uko twareba mbere yo kumenya ngo isengesho rigizwe n'ibihe bice, ubundi basengera hehe? Iyo bavuze gusenga, abenshi hari igihe duhita twumva urusengero, abandi bakumva kiliziya, abandi bakumva umusigiti, abandi bakumva isinagogi, abandi bakumva mu butayu, hari abumva ku misozi, hari abumva munsi, mu minsi yashize hari abajyaga mu buvumo, hari abajyaga munsi y'amazi. Mbese iyo bavuze gusenga, iyo bavuze kwihererana n'Imana, noneho abantu babyumva kenshi. Ni hehe hakwiriye gusengerwa? Ni hehe? Cyane yuko muri iki gihe turimo tubwirwa ngo insengero, hari insengero zafunzwe zitujuje ibisabwa, hari insengero zifungurwa, hari zitarafunzwe. Ibisabwa koko nibyo? Koko isengesho rikorerwa hehe? Muri makeya, isengesho tuzi nk'isengesho koko rya nyaryo, isengesho rikenewe n'Imana cyane ko ariyo tuba tuganira. Bibiliya ibitubwiraho iki? Muri Bibiliya iyo turebye Matayo 6 umurongo wa 6, ngo wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhere ko usenge so mwihereranye, kuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Amen. Muri make, ahangaha Yesu yararimo abwira abigishwa, ababwira ati mwebwe nimusenga, dore ko muzajya mubigenza, mujye mwinjira mu nzu, hanyuma mukinga urugi. Yari abivuze kubera yuko hari abafarisayo bagaragazaga yuko basenga cyane, bagenda babyamamaza, baravuga rero ati mwebweho mujye mwinjira mu nzu, mukinga urugi, mwihererane na so wo mu ijuru. Bivuze rero ngo isengesho ubundi twakagombye kurikora, ibindi byose twabyigije ku ruhande, twiherereye. Iki ni cyo cya mbere kiranga ahantu hagomba gusengerwa. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba wiherereye, ni ukuvuga ngo ugomba kuba ibintu byose bikurangaza bitari mu nzira. Ni ukuvuga ngo kandi isengesho ntago ari itangazo, isengesho ntago ari advertisement, ntago ari ngo bose bamenye yuko nasenze. Oya, uri kuganira na data wo mu ijuru, kandi ni umwami w'abami, ni umunyacyubahiro. Nta mpamvu yo kubifata nk'ibintu ukora uko wiboneye, ukorera ahabonetse hose. Gusenga rero ni ikiganiro cyiyubashye, kandi gusenga haba mu mubiri haba mu mwuka bigomba gukorerwa ahiherereye, bigomba gukorerwa ahantu twirinze ibirangaza, kubera yuko niba tugiye kuvugana n'umunyacyubahiro n'umwami w'abami, nta mpamvu yo kubikora mu kavuyo, nta mpamvu yo kubikora utwo twishakiye. Gusenga rero kandi abakenewe mu gusenga ni abantu babiri. Ni wowe ugiye gusenga n'Imana yawe ugiye kubwira. Niyo mpamvu rero ugomba kwiherera mu mwuka no mu mubiri, kandi nk'uko twabivugaga, uko kwiherera gushobora gukorerwa ahantu hatandukanye. Gushobora gukorerwa mu nzu yawe, gushobora gukorerwa mu rusengero, gushobora gukorerwa mu kiliziya. Ko ni kwa kwiherera ndi kuvuga, wihereye wirinze ibirangaza byose. Gushobora gukorerwa mu musigiti, gushobora gukorerwa mu modoka, gushobora gukorerwa mu busitani runaka, gushobora gukorerwa mu muhanda urimo wigendera. Hari abantu basenga bakora ka siporo, uri gukora evening walk,
ukaba ushobora gusabana n'Imana yawe mu mutima, ukagenda usenga. Ushobora kandi kwihererana n'Imana yawe mu mutima wawe ahantu uri hose, no mu kazi aho uri mu mutima wawe ushobora kuba uri gusenga Imana yawe, ugafata umunota, ugafata iminota 2, ugafata iminota 5 se ugasenga Imana yawe. Yewe no mu ishuri, yewe n'ahantu hose waba uri, nta kintu cyakubuza gusenga mu mutima wawe, kuko niba ijambo ritubwira ngo ubanze ukinge urugi usenge so mwihereranye, ni ukuvuga ngo n'urugi rw'umutima ushobora kukinga ibyakurangazaga biri mu mutima byose, umutima byarwaniragamo byose ukaba ubishyize ku ruhande, ukabanza ukihererana na so mu mutima, maze ukaganira nawe. Ariko rero byose ukabikora wubashye iki gikorwa, ukabanza ugaheza byose, kuko gusenga ni igikorwa cyera. Nubwo abantu babifata uko byiboneye, ariko gusenga ni igikorwa cyera tugomba kubaha kubera yuko ntago waba ufite appointment na urugero tuvuge na perezida wa repubulika ngo ubikore, ngo ugende uko wiboneye, ngo ugende uvuga uko wiboneye, ngo mubonanire aho wiboneye, ntago bishoboka. Umwami w'abami noneho rero mugiye kubonana, ni gute umufata uko wiboneye ku buryo utangira ukavugira aho ushatse, ukabikora uko ushatse? Reka twubahe igikorwa cyo gusenga. Imana rero ibahe umugisha. Tubonye ko gusenga bishobora gukorerwa hose, ariko wakuye mu nzira ibirangaza, kandi wihereranya na so wo mu ijuru, kandi ukubaha iki gikorwa nk'igikorwa cyera. Reka rero mwese Uwiteka abahe gusenga by'ukuri, Uwiteka abahe isengesho rizima, Uwiteka kandi yumva amasengesho yanyu mwese, yumva amasengesho mu musenga, hanyuma abuzuriza amasezerano, kandi abakomeze muri ibi bihe bikomeye. Mukomeze kugendana nawe, mukomeze kubana nawe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, n'umbi basabiye. Amen.